akaba agarutse muri societe y'abantu badasa n'amakara gakaraga inyo muziko wa kigoreho kagora mu mugongo wa ngurube kigore n'inyoko ihangane bavandimwe ngiye kuvuga mu cyongereza my name is Isaac there's people and hano bahitangukira indaya niso muyobozi ndebere ari na fieri yabyo nukuvuga ngo wabaye expo yagenda gafata umwe yakamamaza umwuga we ariwo gutukana rukundegera muyobozi ndamutinya akagabo nawe unyumvire gutuka umuntu utagutuka rero nacyo ni ikindi kibazo cyamaze we womeze kwigira ikintazi yese nagutuka kabisa naba mbaye nka ibyo ukora birenze gutukana wakinyabyaha cyangwa n'ibiyobyabwenge kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi zirone igihe wamereye imbwakazi n'inyoka yabyaye mbwa ifite imirizo ibiri nkambi wowe ugahambirwa amaboko n'amaguru gatabwa mu ruzi we niyo nagerageza kumutuka yantsinda nshakira nanjye igikecuru gifite amafaranga kikandungura koko turashize none nge nubwo cyaba kirwaye sida yamaye uramenye ako kantu ni kabi nabaho nabi igihe kirekire nabaho neza igihe gito yamaye nkaruhuza ndekwe turashize nubwo twamara n'imyaka ibiri nyikomereza mugenza gusa n'Imana ongera bimubwire gusa n'Imana haguruka wowe haguruka ubona usa n'Imana wowe demwe mu ishusho yayo warasaze iki kintu wagikuye haleluya amen iceri wa Mbese uzina yuda cyari Musa waramutse amakuru yawe meze neza ya uri mu kazi uri mu kazi ndagushimiye buriya abantu bavuga neza cyane ni abanyonzi arakumanukiraga yafashe abewe guca ukabona amanutse agafata feri yaje kuyifata ukumvira turitse ngo pe ahita agahuma ngo ibintu ducamo ni inspiration wabyumvishe rap ibyo ducamo batunyuzamo tukanga tukabinyuramo baturwanya tubarwanya wakoze kangahe gatatu urinde kuri mama Queen kuri mama Queen mama Sandrine ni kangahe ni kenshi kuko twabyaranye abana kuri yawe ndahana ni gatatu mushenzi ujye ku mwana wihanukiriye umuhana kibyeyi ariko kibyeyi hana kibyeyi ariko hana ki kakumiro nikorosi rya rwama ariko paperi ujya vuka z'igihumbi uri igitera uri inguge cyangwa uri ihene barambeshye cyakoze iyo nsanga imvange wari yari iz'igihumbi nayo kumenya ko bakubeshye ariko babwira nishyuye angahe ibihumbi 6 uri ikigoryi wowe uratangiye yarabivuze nono ikibyimbye uvuga ibyo uzi wa Mbese warabivuze nta sura ndakwica no kwinda riza n'ingwino ikinyana zingana mubibone neza urangana umwana murangana we nyoko toka na wewe mama wewe kujitabakira amaguru tuje kombiti
ahubwo ndabona hari mushiki wacu wacecetse cyane. yavuga iki sera bya indaya indaya ni so akagabo nawe akagabo ni so gasogotwe ipiki mu twanturo papa sura mu uturere tugize u Rwanda n'itungane uturere 335 njyewe Yesu ndi kugenda mubona mu byo ndi Yesu wamubonye yaka. Yesu wamubonye. Haleluya. Jesus, j'ai vu Salut Marie Dodi. Nibyo bambari. ubu bazi ko mu rugo nta kintu na kimwe wasize hamwe cyo guteka nyakso nta mwanya mfite ikiri mu mufuka hani ikiri mu mufuka hara kimwe mu mutwe kimwe nuko nta na kimwe mu nda oya muyobozi gereka mbabwiza ukuri cyane cyane iyi ngoro kandi papa Benjamin itonde wa mugore ntago nyiri papa Benjamin uzi naragiye muri gereza ni gice bita ku mufungu nagucanga ucanga ikisa hano twashe kurwana nawe ntagusize ndetse ko nanone kubana neza ari byo bya mbere kandi birakurwana kwiza nukure kuba kubangamiye kabisa